wa mugabo we irukanka uze hano, nutinda ndakureka kandi nyura mu bantu wirukanka, wikwita ku bwinshi bwa butamu. Simbuka bangu, tera haleluya cyane, Haleluya. fungura sha, fungura, unam, soka hano. To be not salt, kuva uyu munsi ne pedosifa, ongera usukeho rimwe, ngaruye umutwe wawe bamaze gutwara, nkwirukanyeho umwuka wo gusara wari ugiye gusara. Lambetoshika, imyaka yose umaze uribwa ndayirangije uyu munsi. Mana wampaye ubutwari bwo gutegeka ingwara, uyu mugabo mugize muzima uhereye uyu munsi ntazongere guhura. Dupi ubwenge bwe batwaye, demo iyi misonga ihora yaka muri uyu mutwe. Amen. Akiri hanaguza agatambara ku muhanuzi. Mwereze microphone. Umutwe wawe wumva gumeze ute? Umutwe wanjye numva guhora uhindamo umuriro. Umaranye imyaka ingahe? Umaranye imyaka 12. Mora numva uhindamo umuriro. Kwa muganga bakubwiye ngo iki? Baransuzumye bamfatira ibizami byose babura indwara. Eregira reba ntiyerekwa, Eregira reba Imana ngo eregira reba ntiyerekwa, Eregira reba ayiwe eregira reba ntiyerekwa, Eregira reba Imana iragukije. Amen. Kabiri, nta kindi umuroza kuziza, arimo arakuziza inyenyeri. Dufashe urugendo tugiye iwawe, twagiye kandi mbonye ahantu ukorera. Aha hantu ukorera papa, ubona ugenda ugashora amafaranga ariko ntugire icyo usarura. Nibyo rwose. Ngwino twagiye, ngeze ahantu ukorera, Yego. ndimo ndahareba, nakutagira ngo ushore amafaranga ariko nayo washoye ukayabona. Nibyo. Mbonye uri gucuruza ariko ushakisha inyungu ntayibona. Bose nayo mbona. Uhora wizengunukaho uko bwije nuko bukeye. Yego. Imana irambwiye ngo bari baragufatiye mu bitekerezo, iyo ugeze mu kazi umutwe uraka ukagira ngo nitanura ry'umuriro. Yego. Kuva uyu munsi ntibizagaruka. Icya kabiri, ahantu ukorera ugiye kuzahafatira umurozi, ngiye kuguha amakuru sasa ukuntu uzamucakira. Abavuganye n'Imana tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Yego. Ibibana ngombwa ngenda mukubwira ndo umuhanuzi. Yego. Reka mbabwire, bwira umuntu muri kuwe ngo Imana iguhereza amakuru uve mu rungabangabo umenye indyarya mugendana. Yego. L'entend on zabi loketi do chantelez menewote beno lokedima. Ndimo ndareba inkweto nyinshi n'amatora imbere yawe, ukora ibiki? Curuza matera, ngacuruza n'inkweto n'imyenda Tubina y'amapantaro n'imipira. loketenoze beni pediasi banote steki desta lohenima lokendeles danhos betu shele dozipi devas one peda. Hari umugore uzaza mu gitondo aho ukorera, azajugunyamo ibintu, uzabifate unamubwire ngo nakumenye, Imana iramutamaje. Azaza noki deme simenima wa kabiri saa 8. Tobi azaba yiteze igitenge cy'umuhondo. Betemo azaba yambaye inkweto z'umukara. Lebeni kibenemo sedema, isaha ntabwo azaba yambaye ku kuboko kw'ibumoso, azaba yambaye ku kuboko kw'iburyo. Sidi benema azaba afite amenshi ari inyuma. Leleki deso azaba yitwa Korodina. Niko Imana ivuganye nanjye. Ina tobeni, Imana imugukuyeho, niko Uwiteka avuze. Kandi nawe mu buriri bwawe nta byishimo byari bikirimo, Imana itanzemo umunezero, niko Uwiteka avuze. Amen. Tuzongera gukora ngo uruhire ubusa. Yego. Wa mugabo warivuje wenda gutuma umutwe urasaze, Imana irambwiye ngo ushizeho iherezo. Amen. Kuva uyu munsi
aya mazi ndayaguhaye uzagenda uyanyanyagiza aho ukorera. Yego. Aya mazi nyatuyemo imbaraga zawe Mana, ni amazi ahinduka amaraso yawe Kristo. Amen. Akira Amen. igende. Imana irakoze kuko nibyo bintu byanigaga simbashe kuvuga, navuga nkumva umwuka ntabwo uzamuka, nitabaza umukozi niwe wankoreraga njye nkicara hariya nkakira amafaranga. Byarangiye. Byarangiye ndumva mu mihogo rwose harimo. Urumva mu muhogo bimeze bite? Ndumva ari byiza cyane. Urumva neneho byatunganye? Byatunganye rwose. Mbega twakongereye Yesu amashyi menshi. Ngaho ga igende. Amen. Uzakorera Imana ntuzayiveho Cyane rwose nzaza no gushima Imana cyane. Fata uyu mwana. Sitabi. Tera haleluya, mufate neza. Haleluya. Mama, Karame. kuva uyu mwanya ukufasha uyu mwana. Yego. Mbonye ahantu Ehe. bakuzirikiye hatemba amazi. Aya mazi atemba baravuze ngo uko uhuye n'umugabo wawe, uko amazi atemba, intangangabo ntizajya ijya mu ntangangore kugira ngo ryajye ryikore ry'umwana, zizajya zihora zitemba. Mbonye warirukansa urasenga ushakisha urubyaro byaranze. Byaranze. Imyaka ingahe? Imyaka 25 ndi kwirukanka. Uri kwirukanka? Ngo Umugabo ari mu rugo? ari mu rugo. Iri joro raraguteye. Ni Imana idakangwa na biracitse, na nyuma ya zeri Imana yakigira gute? Irakora. Mama, umurozi wakuziritse imyaka yawe myinshi Imana imugukuyeho. Danosti de ponevos. Yego. Dore wowe n'umugabo murakundana ariko ntacyo mugeraho mama. Kubera icyo kibazo Imana igiye kubibuka ku musozi aho utuye. Kandi icya kabiri aba bagwanya bagiye kwandagara ku musozi. Amen. Icya gatatu hari umurozi ari koperative y'abagore babiri mu mudugudu aho mutuye. Bo muri ADPR Imana igiye kwanika ku musozi. Amen. Itahi pereza umwana wanjye wawe umutahanye mu ndura uragerayo yagezemo. Igendere. Amen. Imana izakugira umuntu ukomeye sha. Imana iguhaye ubwenge. Uzaba umuntu udasanzwe. Ngo tera haleluya. Tera haleluya. Ubwo yahuraga umuyuda muganiriza neza, byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza, bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'Yorodani. Haleluya, haleluya, haleluya. Nitwa Niyonizeye Eric cyangwa se Papa Jaden, ndi umuramyi muri ministeri Imana ivuga. Ndagutumiye ku munsi wo kuwa 4 mu gitondo guhera saa 3 tuzaba dutangiye kuramya no guhimbaza. Ni igiterane kirimo kubohoka, ni igiterane tuzabonamo Imana. Ngwino ni hano ku Kinamba cya mbere mu gikari cyaho Beka ikorera, uturutse Nyabugogo ku igare ni 200. Ni ahantu rwose utapfa kuyoba. Ndagutumiye guhera saa 3 kugeza saa 10 z'umugoroba. Ngwino tubone ubwiza bw'Imana. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndi umukobwa wa Kristo, nitwa Jean d'Arc, amazina y'icyubahiro ni Mama Kariva. Ndagutumiye kuri ministeri Imana ivuga hano ku Kinamba. Dufite amateraniro kwa 4, tuzatangira saa 3 dusoze saa 10. Muze sadoesha umugisha, turabakunda cyane. Amen. Yes. This is Ben. Nitwa Ben, umucuranzi hano muri ministeri Imana ivuga. Muze duhimbaza Imana kwa 4. Guhimbaza Imana harimo kubohoka, guhimbaza Imana harimo umugisha w'Imana. Turagutumiye nawe uzazinduke, Imana ibamugisha. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha, ahari mwari muzi narahindutse ubundimu. Mana vugana n'umusozi uri imbere yacu.
turasenya gukora ku mwijima, turasenya imigambi y'abadayimoni, turasenya imigambi y'abarozi. Ndasengera umuntu uri hano, uri mwiza Mana, ubereye amaso abaguteze amatwi. Niba uvuga bikaba, niba urambura ukuboko ntihagire uguhina, niba utera intambwe ntihagire ugusubiza inyuma. Twakubonye mu bihe bitandukanye, twakubonye tutagira ababyeyi, twakubonye tudafite minerivare, twakubonye twashugunwe, watwigishije tudafite epfo na ruguru, wahaye ababyeyi kubyara, wahaye abagabo gushaka. Uyu mugoroba umva gutaka kwacu, uyu mugoroba turaguhamagaye, Mana ya Isirayeli, Mana ya Saduraka, Mana ya Meshake na Yakobo. Umva gusenga kwacu muri iri joro, manura umwuka wawe wera. Twakuvaho tukajyayo ko ari wowe ugira amagambo meza. Twakubonye mu bihe bitandukanye, twakubonye tudafite forumire y'ubuzima. Mana umva gusenga ku mugaragu wa ababyeyi hano barimo bararira, bababajwe n'agahinda k'abana babo, na wundi wabatabara atari wowe Mana. Dusengera igihugu cy'u Rwanda, dusengera abatari hano, dusengera abafite intambara, dusengera ababuze ibise. Mana dutuje imbere yawe. Mana umva gusenga kwacu, Mana umva gutaka kwacu. Ongera uzane ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda, ongera uzane ububyutse muri uyu mujyi wa Kigali. Turasengera abapasiteri, turasengera abarimo baratukisha izina ryawe, turasengera umurimo wawe Mama. Yembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane, abajyaga barererito Satani yamaze kubagura. Ohembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane, abajyaga barererito Satani yamaze kubagusha. Mana turasengera itorero ryawe Yesu, turasengera abantu bose, turasengera abagukoreraga bakagwa. Ongera ugende Mana, ubakure mu isayo y'ibyaha, kuko abajyaga barira umurimo wawe Satani arimo arabatwara. Abakobwa baririmbiraga wowe Kristo, Satani arimo arabakoresha mu kabari. Abasore bazamukaga umusozi bakamanukira ibishanga, uyu munsi nibo bari kunywa itabi baragukorera. Abashumba bahagaraga ku ruhimbi bakamamaza izina ryawe, uyu munsi bamwe barimo baratukisha izina ryawe mu banyamahanga. Mana dusengeye intambara duhura nazo, dusengeye umurimo wawe muri iri joro ryo gutabaza. Riya mama seterebo, riya mama siyama, riya mama terebo sherebo, handaramo serebo. Mana nyiribihewe, Mwami Mana yacu waraturiye,
uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si nshya, uraturinda twahuye we ubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu aguteze amatwi muri uyu mugoroba. Gira ibintu usaba Yesu bikugoye, agahinda kakugoye kabwire Yesu muri iri joro. Umubabaro ufite wubwire Yesu arimo arakumva mama. Izo ntambara uri kurwana nazo, urarana nazo, umugabo wawe atamenya, anti wawe atamenya, abana bawe batamenya, Yesu aravuze ngo ngaho mubwire. Yesu Mukiza wanjye umvuko unganya, ubwo ugenderera, ubwo ugenderera wanjye, nanjye ntusige. mu cyubahiro cyawe pfukama aho ngaho uri. Mu cyubahiro cyawe pfukama aho ngaho uri. La mama se telebo jematayasi veta ke perarasa jalema taibo lenako namayavo jene todesta ya nana utala costa Uwiteka ati ndima. Buri wese arambura ibiganza bye, Imana ikavugana nawe ngo numvishe gusenga kwawe. Dore ndi Imana igukuye muri ako gahinda, dore ndi Imana igukuye muri uwo mubabaro. Imana ikavugana nawe ngo izo ntambara urimo urarwana ntabwo uzazigwamo. Ibyo umazemo iminsi Uwiteka aravuze ngo ryari ishuri. Dore Yesu ari gukuye mutarandagara, heri ararasi. Uwiteka avuganye nawe ngo iri joro ni ijoro ry'ubutabazi kuri wowe. Harakubwiye ngo uwo musozi warebaga imbere yawe Imana igukuye imbere. Dore abo bana bakunaniye Yesu abahaye agakiza, uwo mugabo ukugora Yesu amuhaye agakiza. Imana ikavugana nawe ngo yewe uri kunyura mu buzima bugushaririye we, irakubwiye ngo dore humura ndo Uwiteka uje kubugukuramo. Imana ikavugana nawe uhora uribwa amanywa na nijoro, ngo dore iyo ngwara yawe Yesu ayigukuye imbere. Imana ikavugana nawe ujya gucuruza ugataha uko waje, ngo dore genda ukora utera imbere kuko ari Yesu uguteje intambwe. Imana ikavugana nawe ufite amadeni, ngo dore Yesu akubereye umutara kwishuriye. Imana ikavugana nawe ufite abana bahora bakuriza amanywa na nijoro uko bwije nuko bukeye, ngo humura Yesu agiye kubafatira ijoro, atangiye urugendo, Yesu uramusanga mu bana bawe. Zamurira Imana amaboko, biba ikimenyetso kutsinzwe. Imana iravuze ngo irakwibutse, uko upfukamiye Imana uburibwe bwose bwari mu mubiri wawe Imana ibukuyeho. Ingwara yose yari mu buzima bwawe Imana irayirukanye. Ubukene bwari mu rugo rwawe Imana ibusohoyemo. Nawe bahaye piriyave, Imana irambwiye ngo ryari ishuri igiye kukubakira iyawe nzu. Aho ngaho upfukamye, gira imirimo wibuka Imana yagukoreye. Mama, gira imirimo wibuka Imana yakoze.
mushiki wanjye wikwihagararaho. Papa, gira imirimo wibuka Imana yakoze ku buzima bwawe. Niyihe mirimo Imana yagukoreye? Cyagihe ugiye kwandagara wabonye Imana? Cyagihe bavuze ngo iruhuko ridashire wabonye Imana? Bavuze ngo urupfuye wabonye Imana? Bavuze ngo urugo rwubatse ntiruzamara kabiri n'uyu munsi rukaba rutarasenyuka? Mbese si Imana yabikoze? Shima Imana mutima wanjye, shima Imana wakubatuye, shima Imana uwe rudahemuka. Nari kure nta byiringiro namba nari mfise y'amasezerano y'ibizaba. Nari kure ayo mavi upfukamishirije Imana. Imana irambye ngo ntabwo uzigera ukira. Mana we. Nari kure nta byiringiro namba nari mfise y'amasezerano y'ibizaba. Nari kure y'Imana. Ariko ubu bigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinkigenda niganyira umwana yanguza amaraso ye, arankunda bihambaye. Uwo wera ntahinduka. Himbaza Yesu. Himbazwa mwami Yesu, himbazwa. Mwami Yesu, Himbazwa.